Mbese nawe waba umukire cyangwa umukungu? Byose bishingiye ku mafaranga. Amafaranga ni iki? Ese amafaranga nayo wayatunga? Wayabona? Wayagera mu buzima bwawe bwa buri munsi? Reka turebere hamwe icyagufasha n'ibyo wakora kugira ngo nawe ubashe kugera ku nzozi zawe zo kwitwa umukire cyangwa se umukungu. Amafaranga ni iki? Bavandimwe, amafaranga ni kimwe mu bintu bifite uruhare rukomeye cyane mu mibereho yacu ya buri munsi. Badufasha kubona ibyo dukeneye, tukiteza imbere no gufasha abandi. Ariko kugira amafaranga menshi ntabwo biterwa n'amahirwe gusa, ahubwo biterwa n'ibitekerezo byawe uhorana bya buri munsi, imyitwarire n'ibikorwa umuntu akora buri munsi, uko witwara mu buzima bwawe bwa buri munsi, ibitekerezo ugira bya buri munsi. Ibyo bishobora kugufasha kuba muri ba bandi bumva yuko bazagera ku nzozi zabo zo kugira amafaranga cyangwa se zo kwitwa abakungu. Uyu munsi reka tuganire ku kintu kigira giti: uko wewe uri kunyumva ndetse n'abandi bose ndetse nanjye ubwanjye, ni gute dushobora gutunga amafaranga menshi mu buzima bwacu bw'ejo hazaza cyangwa se bw'uyu munsi. Reka tuganire ku bintu bigiye bitandukanye, ku ngingo zigiye zitandukanye. Ingingo ya mbere iragira ati: kugira amafaranga nta yindi nzira uretse kugira intego zisobanutse. Mu gihe ufite intego zisobanutse ntabwo ushobora kubura amafaranga. Biba byihuse cyane kugera ku cyifuzo cyawe cyo kugira amafaranga. Kugira intego zisobanutse mu buzima bwawe. Umuntu wese ushaka gutera imbere mu bukungu agomba kubanza kumenya ibyo ashaka kugeraho. Intego nizo ziyobora ibikorwa bye bya buri munsi. Kugira intego rero zisobanutse. Umuntu wese wifuza kugera ku bukungu agomba kugira intego zisobanutse, kuko intego ziyobora ibikorwa bye bya buri munsi. Niba ushaka kubaka inzu, gutangiza ubucuruzi cyangwa kuba umukire, ugomba kubyandika ahantu kandi ugashyiraho uburyo uzabigeraho. Umuntu ugenda atazi aho ajya biramugora cyane kuhagera. Niyo mpamvu kugira ngo ube umukire, kugira ngo ubeho uri umuntu ufite amafaranga menshi, ugomba kugira intego zisobanutse. Kubaho ufite gahunda yo gukora ibintu warabizirikanye, warabitekerejeho, warabyanditse ahantu. Tugombe rero dushyireho umuhate wo kubaho dufite intego zisobanutse kuri buri wese. Gukunda gukora cyane, icyo ni icya kabiri. Nyuma yo kugira intego zisobanutse, gerageza ukore cyane, ugire ubushake bwo gukora cyane. Nta nzira yoroshye yo kubonamo imitungo irambye. Kenshi abantu bafite amafaranga menshi bakoze cyane kandi igihe kirekire. Nawe rero ntabwo uzabyuka mu gitondo wumve ko ugomba guhita kubona amafaranga utaragize intego, utari gukora cyane. Abantu aka kanya tubona bafite amafaranga nuko bagize intego, nuko bakoze cyane kandi igihe kirekire. Akazi kose kagira agaciro iyo gakozwe neza. Nubwo umuntu yatangirira ku mushahara mutoya cyangwa munini, gukora neza no kwitanga bishobora kumugeza kure cyane hashoboka. Kwiga no kongera ubumenyi, icyo ni icya gatatu. Kwiga no kongera ubumenyi bigomba kukuranga mu gihe wumva ko ushaka kuzaba umukire, ushaka kuzaba umutunzi. Isi ihinduka buri munsi. Ubumenyi ni bumwe mu butunzi bukomeye umuntu ashobora kugira. Ubumenyi ni bumwe mu butunzi bukomeye umuntu ashobora kugira. Kwiga umwuga, ikoranabuhanga, ubuyobozi,
ubucuruzi cyangwa se ururimi bishobora gufungura amarembo mashya y'akazi n'ubushobozi bwo kwinjiza amafaranga menshi mu buzima bwawe. Iyo uzi ibintu byinshi kandi bifitiye abandi akamaro, amahirwe yo kwinjiza amafaranga ariyongera cyane mu buryo utabitekerezagamo. Gukoresha neza amafaranga nacyo ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha gutunga amafaranga menshi, ukaba umukungu nk'uko inzozi zawe zibyifuza. Hari abantu binjiza amafaranga menshi ariko bagakomeza kubaho mu bukene kubera yuko kuyakoresha nabi ari byo bahoramo gusa. Gukoresha neza amafaranga ni byiza kubera ko bituma urushaho kwaguka mu iterambere. Kwirinda gusesagura, kwirinda gukoresha amafaranga mu bintu bitari bikenewe, mu bintu bitari iby'ingenzi. Niyo mpamvu hari abantu binjiza amafaranga menshi aka kanya tubona ariko bagakomeza kubaho mu bukene bwabo kubera gukoresha nabi amafaranga babona. Birakenewe rero gutandukanya ibyo ukeneye n'ibyo wifuza, ukirinda gusesagura, ugateganya ingengo y'imari ya buri munsi. Kubika amafaranga buri gihe bikaba ingeso, ukagira ingeso yo kubika amafaranga buri gihe kuko birafasha. Niyo amafaranga yaba ari makeya, kubika bike buri kwezi bishobora kuvamo igishoro gikomeye mu gihe kizaza. Gushora imari ahantu hatandukanye. Amafaranga abikwa gusa akura gake cyane gashoboka. Ni byiza rero kuyashora mu bikorwa byunguka, kuyashora mu bikorwa bigiye bitandukanye byunguka buri munsi. Ukicara uzi ko amafaranga yanjye hari ibikorwa arimo, ntukifuze kujya uyabika gusa kuko amafaranga abitswe ntabwo abyara andi cyane nk'uko wayashyira mu bikorwa bigiye bitandukanye bikwinjiriza bya buri munsi. Ushobora gushora imari mu buhinzi cyangwa ubworozi, ko ni ibintu buri wese kuri iyi si amenyereye, azi ko byunguka kandi bihoraho. Mu bucuruzi bwa buri munsi bugiye butandukanye tubona, mu bwubatsi tugenda tubona, mu bumenyi cyangwa amahugurwa agiye atandukanye, mu mishinga mito n'iciriritse, hose ugomba gutekereza kuhashora imari kugira ngo amafaranga yawe ataguma ahantu ari gusa, ahubwo yisange mu bikorwa byinjiza kandi bigufitiye icyerekezo cyiza ejo hazaza. Intego ni uko amafaranga yawe yakora andi mafaranga. Ugomba kugira indi ngeso ivuga ngo intego yanjye ni uko amafaranga yanjye mfite aka kanya, yaba ari makeya cyangwa menshi, agomba gukora andi mafaranga. Amafaranga yanjye agomba gukora andi mafaranga. Kwirinda imyenda cyangwa se amadeni adafite umumaro. Kwirinda imyenda idafite umumaro. Imyenda yose si mibi nk'uko tubyumva, ariko hari imyenda ishobora gusubiza umuntu inyuma, urabizi cyane. Kwenda amafaranga yo kugura ibintu bidakenewe mu buzima bwawe bishobora gutuma umuntu ahora mu bibazo by'ubukungu bya buri munsi. Ni byiza kwenda amafaranga gusa igihe agiye gukorwa mu mishinga ishobora gutanga inyungu. Ni byiza kwenda amafaranga gusa igihe agiye gushorwa mu mishinga ushobora gutanga inyungu. Ushaka gutira amafaranga uzi neza ko ugiye kuyashora mu mishinga ishobora gutanga inyungu kandi inyungu zirambye. Kubaka umubano mwiza n'abandi. Amahirwe menshi ava mu bantu, byose turabizi. Amahirwe menshi ava mu bantu. Kubaha abandi, gukorana neza nabo no kuba umunyangamugayo bishobora kugufasha kubona akazi, abafatanyabikorwa cyangwa se abakiriya barambye.
Izina ryiza ni umutungo ukomeye ushobora kukugeza ku mafaranga menshi kurusha uko wabitekereza. Kugira izina ryiza nabyo ni byiza kuko bishobora kugufasha kugera ku mafaranga menshi kurusha uko wabitekerezaga. Niyo mpamvu tujye duharanira kugira izina ryiza, ni umutungo ukomeye cyane. Izina ryiza mvuga ni ukuba uri ishusho nziza muri rubanda rugari, muri sosiyete ubarizwamo muri rusange, ukaba ishusho nziza, ukaba intangarugero mu bandi. Ibyo byagufasha kugera ku byifuzo byawe n'ubukungu wifuza. Kwihangana no kudacika intege mu byo uzakora byose, uzagira umutima wo kwihangana no kudacika intege. Abantu benshi bafite umutungo minini ntabwo bahise bawugeraho icyo gihe. Abantu aka kanya tubona b'abakire bafite imitungo myinshi ntabwo babyutse umunsi umwe ngo babigereho, ntabwo babyutse uwo munsi ngo babibahe, ngo bibarage. Hari igihe bahuye n'ibihombo byinshi ariko bakagira umutima wo kwihangana no kudacika intege, bagatsindwa cyangwa bagahura n'ibibazo bitandukanye, ariko bakomeje gukora no kwiga ku makosa yabo, birinda gucika intege. Kwihangana no kudacika intege birafasha kandi birubaka cyane. Kwihangana ni urufunguzo rw'iterambere rirambye. Kwihangana ni urufunguzo rw'iterambere rirambye. Gukoresha neza igihe cyawe ufite uyu munsi. Igihe ni umutungo udasubira inyuma. Igihe ntabwo gisubira inyuma, gihora kijya mbere igihe cyose, iteka ryose uzabaho. Igihe ntabwo uzagisubiza inyuma, igihe gihora kigana imbere. Abantu benshi batsinda uyu munsi bamenya gukoresha igihe cyabo neza, bategura ibikorwa byabo kandi bakirinda guta umwanya wabo ku bintu bidafite akamaro. Iyo ukoresheje neza igihe cyawe, umusaruro uriyongera kandi amafaranga nayo akiyongera. Gutekereza nk'umuntu ushaka gutera imbere, ugomba guharanira ibitekerezo byo kuvuga ngo ngomba kuba umukire umeze utya, ngomba kuzatunga ibintu bingana utya. Guhorana ibitekerezo nk'umuntu ushaka gutera imbere. Mbere yo kuba umukire ku mafaranga, umuntu abanza kuba umukire mu bitekerezo. Ugomba kwizera ko ushoboye gutera imbere, ugaharanira amahirwe aho kureba inzitizi gusa. Ibitekerezo byiza bituma umuntu abona ibisubizo aho abandi babona ibibazo. Ibitekerezo byiza bituma umuntu abona ibisubizo byiza aho abandi babona ibibazo. Bavandimwe, inshuti rero, gutunga amafaranga menshi aka kanya ntabwo ari ibintu bibaho mu ijoro rimwe cyangwa se ku munota umwe. Bisaba intego, bisaba gukora cyane, bisaba kwiga, bisaba kwizigamira, bisaba gushora imari ahantu hagiye hatandukanye. Bishobora kwihangana no gukoresha neza amahirwe ubonye. Niba utangiye uyu munsi gukora ibyo twaganiriyeho, wowe uri kunyumva, niba utangiye uyu munsi gukora ibyo twaganiriyeho, nubwo watangirira kuri bike ufite aka kanya, ushobora kugera ku rwego rwiza rw'ubukungu mu gihe kizaza. Mwibuke ko kandi amafaranga atari intego ya nyuma, ahubwo ari igikoresho kidufasha kubaho neza. Amafaranga si yo ntego ya nyuma, ahubwo tujye twibuka yuko ari igikoresho kidufasha kubaho neza, guteza imbere imiryango yacu dukomokamo no kugira uruhare mu iterambere ry'abandi. Amafaranga ni igikoresho kidufasha kubaho neza, guteza imbere imiryango yacu n'aho dukomoka, no
kugira uruhare mu iterambere ry'abandi. Murakoze gukomeza kutwereka urukundo no kubana natwe. Ni ya channel yanyu mudahwema gukurikirana buri munsi, Lovetime/B. Kubo tubanye bwa mbere, mwibuke gukanda subscribe, like ndetse n'ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Murakoze, mukomeze kugubwa neza.